kubera ko nashakaga ko mwatuganiriza mukaganiriza n'abanyarwanda ndahita mbibabwira kugira ngo mutavuga ngo sinabibabwiye nuko turi mu kiganiro turi kwibaza kubiri kubera mu Rwanda none ngewe ndi padiri Thomas Nahimana nagize amahirwe mbona nimero yanyu Nahimana wandu oya nanjye ngize amahirwe reka twiganirire muze ndimugire ikibazo rwose reka twiganire yego umuntu uretiza yego wanga ko uvuga ko jenoside itabaye ntabwo tujya tuvugana ariko ibyo ngiye ntabyo njya mvuga ariko mze ibyo ntabwo mupadiri wowe uvuga byinshi mvuga byinshi byo Kagame yarapfuye n'ubwo usiko yapfuye duha amakuru nyine namwe ngiye ndi mu Bufaransa we duha amakuru niwe waramubonye duha amakuru nta kibazo muri ibyawe no kuba wifuza ko apfukamira n'abandi bifuza uri nk'aba bandi bajya guhamba imitumba ngo barahamba kwigeza ndebyo ntabwo bizi se ntukibuka ndabyibuka wowe niba wagiye kumuhamba wishimye icyo gihe se wishimira ko ndi yapfuye oya ntaho bihuriye aya reka oya padi ariko se ko uri padi yewe nabuvamo nibyo muze mujye mureka twiganirire dore no okaziyo n'ubwa mbere tuvuganye yego ariko teta principe yanjye urakana jenoside ntabwo mwemera by'ukuri yego nawe sinuvugana iyo ni principe none se ko mbona na idamange yihakana mu mushinja ko yihakana kandi yarayikorewe ubwo noneho uyihakana uyemera nini ntabwo muzi ibyamubayeho ntabwo bakubwiye ntibaguhaye amakuru uriya mukobwa rwose wahagurutse gukorana ntacyo dukorana icy'ingenzi nuko avugira abanyarwanda ariko muze Kagame mwamutweretse ko ari perezida wacu ko ntamukuyeho ko ntamusimbuye Kagame mwamutweretse niba ariho mukamutwereka ubundi tugomba kubibingingira ibyo ngibyo reka tuvuge ko mbyifuza wenda ko nifuje nabi ariko akaba akiriho ganira n'abanyarwanda njye nyihorera ahumuriza abanyarwanda bari kutwumva njye unyihorera ntacyo bitwaye ntabwo nganira nawe rwose abanyarwanda bakumva sinzi ko bameze nabaremye nkabo urakomeye ariko umeze neza wowe ariko Kagame yantumaho ko nari nje kumusura ubundi yamburije ikikuza yanyitumiraho tukiganira reka ntabwo mwanga nta rungone ngewe nangana Tito ntabwo jenoside yabayeho yarayirebaga ariko kumubwira ngo niwe wayikoze none ko ari umutware icyo twakiganiraho uzabanza umutwereke atumubwira asuhuza abanyarwanda abanza asuhuza abanyarwanda dore ni inshingano ye ubwo koko abanyarwanda ubwo mpanga ubwo rega natwe yanadusura kuki se twebwe atadusura ntituri abanyarwanda wowe wifuriza ko abantu bapfuza bika buri gihe uracyatekereza kimwe natwe twese muze ngaho ni wowe uri i Kigali tubwire ko wamubonye umva ngewe ko mvuga ko yapfuye kandi ari wowe tubwire ko uherutse kumubona nibura uduhaye ayo makuru ubu se ndakuvuguruza tubwire uti ngewe ndi mukuru dore ni wowe musaza usigaye kandi koko ndabizi icyo gihe wigaga muri segonderi ugenda ujya guhamba kwigema muri 90 ndi mu wa kane dana ari agasore wa kane segonderi nari agasore pe aha no kubwagiye kumuhamba ngo turabizi none se ntiyari yapfuye wishimye ko umuntu yapfuye ibyo ni iby'ibyo bihe Tito nibyo wibuka by'icyo gihe ugahamba n'utarapfa ahubwo nakubwira n'indirimbo twaririmbaga nicyo ndabizi
ndacyayibuka ariko sinjye wayihimbye. ubu n'ubu uraririmba we ariko ubu ngubu umaze kurenza abandi n'abandi igihe bavugaga yapfuye kuko yari yapfuye nk'aho urimo uvuga bapfuye ko batapfuye. Kagame turababaye mu mutwereke natubwire nahumuriza abanyarwanda. ariko se abanyarwanda ni wowe kuko bawe abandi baramubona. Idamange arawe i Kigali ntabwo turi kumwe hano nawe arabyivugira ati uyu muntu yahwereye kera. ubwo waganiraga nawe Idamange ubwo hari miliyoni zigeze ku 8 z'abanyarwanda. Muzehe Tito niwe mukuru usigaye mu gihugu, nyabune nimuhumuriza abanyarwanda. Ni wowe mukuru usigaye mu gihugu nyabune. Ariko icyari byo niwe mupadiri ukoranangira pati iby'amasitari n'ingozi sinabyemera, ariko mujye mwigitambara aho shitani ubanza ari wowe padiri ukorana na shitani. Umuntu wifuriza umuntu gupfa ukamwica atapfuye urumva ari inyuma umutwe ukumva uri muzima. Ikibazo mfite wifuza ko umuntu apfa ukabwira isi yose ngo yapfuye. Ikibazo mfite si uko mvuga ko umuntu yapfuye kandi atapfuye, ni uko umuntu bavuga ko yapfuye ntiyigaragaze kandi n'ubundi afite inshingano n'abihemberwa yo kwigaragariza abanyarwanda. Yigaragaze ko abanyarwanda bari n'abamubona akanomero ka muzehe ahubwo nawe muhamagare niyumvire ko akibaho, wenda wabona nyitabye nk'uko turi kuganira. Ubuse ko ndavuze ko we wapfuye kandi umuruta mu myaka. Ndi umunyarwanda. Ese nuko musuzugura abanyarwanda burya ngo ntacyo ndicyo. Ndi umunyarwanda. Tito uri umunyarwanda kundusha. Ushobora guhagarara wowe na Kagame mukavuga ko muri abanyarwanda kundusha. Bitubwire neza kumugaragara. Mbaye shitani kurusha nge se narashe abantu, narashe indege, nge narashe abanyarwanda ndabica mbarasa ku manywa y'ihangu. Ubwo shitani ninde ari ngewe namwe murasa abantu? Titaragiye ariko ndamubonye nibura turavuganye ho gakeya.